Ngundimo bya sana restaurant mpuzamahanga ngundimo bya sana. Ababwiye ngo tuzarya shinge irabize pe. Amazi yo koga abaye ari kwari gutekamo amapanya ndagasha. Amazi asa n'umukara, rebera umuriro uri kuvamo. Yaranyica pe, nuko yareka akabanza agahora. Isa neza icyokere narayoga kabisa. Si ibyo ko mbona biri gukamara, umuriro mwinshi. Birimo birankamana kandi ngomba kubiporeza maze koga, umva ko Yesu agira neza. Urumva rero binkamanye rero ntaranoga byaba ari ibisasi. Bazakubeshye byose bijya bicamo. Kandi mu gihe uzajya ubona ubonye icyo urya jya ushima Imana uvuga ati Mana warakoze kuba umpaye icyo kurya. Hari abantu baba batabibonye mwana, abantu baba batabibonye baba bamaze nk'ukwezi batanarya. Ujya usanga ku mihanda bashonje, rero waba wabonye nk'utwo urya nk'utugasa ugafata Imana ukayitera amabuye. Imana ni umwari w'ibyaha mwana. Kumwe se bitaranashya ahubwo. Nkambwira ibintu bongeramo amazi. Ubwo nishyiramo umunyu mwinshi cyane. Nshyiramo umunyu mwinshi pe. Ibyinga byashiririye sinabimenya. Tekere yanjye we. Ko nabirenze nubwo byashiririye tu. Nta stress. Bidakunze ibyo ubona ngaho igendere. Papa akavuga reka tugasubisha tujye kwanda twitere utuzi tuze duporeze tayari umuntu ahita arenzaho akantu ko kunywa. Finally mu buriri umuntu arote.